ninde wabaroze none se kandi ninde wababwiye ko ingo nziza zubakwa no guhozanya ku nkeke ninde washyize uburozi mu rukundo ninde wahinduye urugo umuzi w'amarira ninde wakwigishije ko kwihangana bivuze kwica bucece ninde wasimbuje ukuri akagusimbuza imico agasimbuza urukundo igitugu twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Ikiganiro cya none kiribanda ku kibazo nibajije ubwo naganiraga n'umuntu umwe mu badukurikirana hano kuri Joel Gospel Praise TV. Uyu muntu yatwandikiye kuri WhatsApp yacu ubwo yari amaze gukurikira igice cyacu cya mbere cyo ku muryango mwiza kigira giti: ese umuryango mwiza wubakwa ute? Wubakwa gute? Aha niho nibajije nti, nkurikije ibyo twaganiriye, nahise nibaza nti, ese ninde wabaroze? Ninde wababwiye ko ingo nziza zubakwa no guhozanya ku nkeke? Aya magambo niyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Hari amagambo wumva akakujijisha, ariko hari n'amagambo wumva agatera umutima wawe umushyitsi. Niba Imana yarashinze urugo nk'ishusho y'urukundo rwayo n'itorero, Abefeso 5:25 kugeza kuri 32, niba yararemye umugabo n'umugore kugira ngo babe umwe mu mubiri no mu mutima, Itangiriro 2:24, niba urugo rwarashyiriweho gutanga amahoro, ubufatanye no kugira ejo hazaza h'abantu beza, none ndibaza ni, ninde wabaroze? None se kandi ninde wababwiye ko ingo nziza zubakwa no guhozanya ku nkeke? Ninde washyize uburozi mu rukundo? Ninde wahinduye urugo umuzi w'amarira?
ninde wakwigishije ko kwihangana bivuze kwiyica bucece? Ninde wasimbuje ukuri imico agasimbuza urukundo igitugu? Ninde wasimbuje ukuri akagusimbuza imico agasimbuza urukundo igitugu? Uyu munsi turi hano kugira ngo twibaze, twisuzume, twihane kandi duharanire urugo rw'ukuri, urugo Imana yaremye, urugo rwuje urukundo, ukuri, icyubahiro n'umutuzo. Ariko ndacyabaza cyane nti ninde wabaroze? Ese mugore ninde wakuroze? Mugabo ninde wakuroze? Ese mwembi ninde wababwiye ko urugo rwanyu ruzubakwa no guhozanya ku nkeke? Nimunsubize. Uyu munsi turi hano kugira ngo dukanguke, twisuzume, duhinduke. Twakiriye byinshi mu mibereho yacu bitari ukuri, tubifata nk'ukuri. Aha harimo imico, imigani, amagambo ndetse n'inama byubatse imyumvire y'uburozi. Ibi rero turabirambiwe kubaho mu ngaruka zayo. Ubu turambiwe kubaho mu ngaruka za bino bintu. Dore bimwe mu bintu byagiye bikurura uburozi mu mitima y'abantu bigatuma bagira imibanire idahwitse. Abantu bamwe bafite umurage w'imyumvire y'uburozi mu mitima yabo. Mu muryango nyarwanda kimwe n'ahandi henshi ku isi hari imyumvire yahawe intebe igihe kirekire, yarangiza igasiga ibikomere mu miryango ya benshi. Reka turebe muri imwe mu myumvire yagiye ikoreshwa kenshi bigatuma ingo zisenyuka, ingo zikabana nabi, zikabana mu makimbirane no guhozanya ku nkeke bya buriho. Dore aho bagiraga bati umugabo ni nka so, ngo bivuze ko abagabo bafite uburenganzira bwo gukomeretsa no gutegeka uko bishakiye. Ibaze nawe, ese ibi bintu birakwiriye? Urumva atari inkomoko ituma abantu babana nabi bagahozanya ku nkeke? Dore ubu ni uburozi mwamize. Dore aho bagiraga bati umugore niwe nkingi y'urugo, ariko ugasanga hari umuzigo wo kwihangana no kwicecekera mu mivu y'amarira. Hari abagiraga bati iyo mwashakanye ntabwo mugomba kwereka abandi ibibazo by'urugo, nyamara imiryango ikarengerwa n'ibanga ry'uburibwe. Iyo myumvire twumvise hejuru ndetse n'indi yose itandukanye irasenya, ituma urugo ruba igihome cy'umubabaro aho kuba isoko y'umunezero. Dore ibibazo dukwiye kwibaza cyangwa se bikwiye kubazwa buri wese. Ese kuki umuntu aguma mu mubano utamuvura, utamugirira akamaro, utamugira umuntu nyamuntu? Ese kuba warashatse bivuze ko ugomba guhora uhanganye n'agahinda? Ese gusenga bivuze gukomeza kwihangana mu rukundo rutari rwo? Ibi bibazo bikwiye gusubizwa n'umutima w'umuntu ushaka ukuri, nk'uko Bibiliya ibivuga yeruye iti namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8:32. Dore imigani yagiye igira uruhare
mu isenyuka ry'imiryango ikabana yuzuye amakimbirane. Imigani yacu nyarwanda irimo ubwenge bwinshi, ariko hari aho twayikoresheje nabi cyangwa se twayisesenguye nabi, nk'aho bagiraga bati uwishe nyina abyara umuhungu. Uyu mugani usobanura ko umuntu ashobora gukora ikintu kibi cyane ariko ntibimuhagarike mu rugendo rwe, agakomeza akabyara, akubaka, agakira nk'abandi. Uyu mugani nubwo waba waravuzwe mu rwego rwo kwerekana ubwiyunge cyangwa imbabazi, wagiye ukoreshwa nabi ugahinduka igisobanuro cyo kwihanganira ibintu bitihanganirwa, harimo guhishira amakosa y'abantu b'ibikomerezwa. Ugasanga umuntu yarakoze ibibi bati ariko ni uwa hano, ni umwana wacu, yabayeho nabi. Ese uyu mugani uhuye n'ijambo ry'Imana? Oya, ijambo ry'Imana ririmo ubutabera, ukuri n'imbabazi bifite umurongo. Imana ntiyihanganira icyaha kuko umuntu ari uwacu, ahubwo ishaka abantu ko bihana kandi bagahinduka. Ntihakagire umuntu ugirirwa nabi cyangwa neza hashingiwe ku maso y'abantu, ahubwo mucire urubanza mu butabera. Abalewi 19:15. Umushishozi ahana umuntu agatsindwa aho kumureka yitwaje ko yabyaye umuhungu. Imigani 27:5. Bibiliya ntishishikariza kwihanganira ikibi mu izina ry'umuryango cyangwa ubusabane, ahubwo ishishikariza gukosorana mu rukundo, guhana mu rukundo no kugira ubutabera bufite umutima. Dore undi mugani wakunze gusenya ingo z'abantu. Uragira uti utemeye agasabo ka se amenya urw'umwana we. Muri make, utemeye agasabo ka se bisobanuye iki? Uwirengagiza icyo yakomotseho. Naho amenya urw'umwana we bisobanuye ngo azabona ingaruka zabyo mu burere bw'abana be cyangwa mu gihe kizaza. Uko uyu mugani wagiye ukoreshwa nabi. Hari aho uyu mugani ukoreshwa guhatira abantu gukomeza imico cyangwa imyumvire ishaje itagihuje n'igihe cyangwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Urugero, umugore ashobora kuba yareretswe ko kwihanganira ihohoterwa ari agasabo ka se, bityo akabwirwa ngo nakanga ako gasabo abana be bazamwigaragambyaho. Umugabo ushaka guhindura uburyo bwo kurera atandukanye n'uburyo bw'igitugu ashobora kubwirwa ko yirengagije ibya se, bityo ngo nawe abana be bazabimwitura. Aha niho dukeneye gutandukanya agasabo keza, umuco w'ukuri, urukundo, icyubahiro, ubutwari, ubumuntu. Ibyo byose ntitugomba kubyanga. Agasabo kabi, imico mibi y'ubusambanyi, ihohoterwa, ubwirasi cyangwa ibitekerezo bishingiye ku gukandamiza. Ibyo byose ntibikwiye guhabwa agaciro, ahubwo tugomba kubihindura. Ese Bibiliya bivugaho iki?
Imana isaba abana kubaha ababyeyi kuva 20:12. Ariko kandi isaba ababyeyi kutarera nabi abana babo. Abefeso 6:4. Yesu yavuze ko nubwo twubaha imiryango yacu dukwiye gutandukanya ukuri n'umuco utari mwiza, aho yagize ati mwumvise ko abakurambere babwiwe bati ariko jye ndababwira nti. Musome Matayo 5:21 kugeza ku murongo wa 48. Aha Yesu yavugururaga imico yashyizwe hejuru n'abantu. Reka turebe umugani wa 3. Uragira uti ujya kwica urugo ararubanza. Umuntu ushaka kubangamira cyangwa gusenya urugo agomba kubanza kurumenya, akarusesengura, agasobanukirwa imizi yarwo, atari ukwivanga gusa. Dore uburyo uyu mugani wakoreshejwe nabi ugahinduka uburozi mu mitima y'abantu. Nubwo uyu mugani ufite igisobanuro cyiza, wakoreshejwe nabi mu buryo bwo gucecekesha abantu bashaka kugira icyo bavuga ku bibazo bikomeye biri mu ngo, nk'ihohoterwa ryo mu rugo. Umugore cyangwa umugabo bashaka gusaba ubufasha bashobora kubwirwa ngo urugo ntiruvogerwa, cyangwa ngo ujya kwica urugo arabanza, nkaho kuvuga ibibababaje ari ugusenya. Abajyanama cyangwa abapasitori bashaka gutanga inama zubaka bashobora kwitwaza ko batabanje cyangwa se kurubanza, bityo bakituriza. Aha niho kandi dukwiye gutandukanya kwivanga bidafite impamvu. Nibyo uyu mugani urwanya. Gutabara urugo rugiye gusenyuka cyangwa ruri mu bibazo bikomeye si ugusenya, ni ugufasha. Imigani ni umurage, ariko igomba gusesengurwa hakurikije ukuri kw'ijambo ry'Imana n'urukundo nyarwo. Hari ibyabaye umurage, byabaye umuzigo mu mitima y'abantu, bibahindukira uburozi bwatumye bahinduka ibivume, babana nabi, bahozanya ku nkeke. Hari abakuze babwira abana babo ngo nanjye na so twabanye imyaka 40 nta kibazo, ariko nyuma y'iyo myaka 40 ugasanga umuntu yarabaye igitambo cy'urugo rutari urwe. Urugo rwiza si imyaka mumaranye, ni uburyo mubanye, amahoro mufitanye, ukubahana kwanyu n'urukundo rushyigikirana. Imyaka itarimo urukundo ni igihano, imyaka itarimo ukuri ni igitambo. Hari inkingi zubaka urugo rwiza nk'uko twazibonye. Aha harimo kugira urukundo, kubwizanya ukuri, kwiyubaha no kubahana, gusabana no kuganira, ndetse no gushyira Imana ku isonga. Dore inkomoko y'ukuri nyako. Inkomoko y'ukuri nyako ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni isoko y'umuco. Ntirishyigikira urugo ruyobowe n'igitugu. Ntirishyigikira uwo kwihanganira ihohoterwa mu izina ry'ihame. Ntirishyigikira ibyemezo by'umuco byica umuntu. Bibiliya iravuga iti bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Uru ni urukundo rutababazanya, rutabangamirana, kandi rutimika igitugu. Umugore nawe akwiye kubahisha umugabo we,
nk'uko yubaha Kristo, ariko atari mu kubabara ahubwo ari mu bwuzuzanye. Reka dusoze. Iki ni igihe cyo kwibohora. Ese ninde wabaroze? Tugaruke kuri cya kibazo. Tubonye ibintu byinshi. Iki ni igihe cyo kwibaza icyo wakiriye utabanje gusuzuma. Ni igihe cyo kuvumbura ukuri kuruta imico, amagambo ndetse n'imigenzo. Ni igihe cyo kwibohora no guhindura imiryango yacu. Urugo si gereza, ni ubusitani. Umugabo si umutegetsi, umufatanyabikorwa w'umugore we. Umugore si umugaragu, ni umufatanyabikorwa w'umugabo we. Umwana si igikoresho, ni umurage w'Imana. Igihe kirageze twikure n'uburozi, twambare ukuri, twubake ingo zifite ubuzima, ingo zubakiye ku rukundo rw'Imana. Iki kiganiro kigamije guhindura imyumvire, gukuza ukuri no gutanga icyizere. Niba hari aho wababarijwe, ni igihe cyo gukira. Niba hari aho waciwe intege, ni igihe cyo kongera kwizera. Urugo rw'ukuri rurashoboka. Banza kwibaza, ese ninde wakuroze? Ariko se nanone, ese ninde wakurokoye? Nuko umwana nababatura, namwe muzaba mubatuwe by'ukuri. Yohana 8:36. Inshuti bavandimwe, nk'uko tubibonye, hari byinshi byagiye biroga imitima y'abantu, bigatuma babana bagasenya cyangwa se bagahozanya ku nkeke. Ariko ntibikwiriye. Dukwiriye gukundana, kubana nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, fasha ubwoko bwawe. Dore ingo nyinshi ziri gusenyuka, ziri kurindimuka. Abantu babanye nabi, bari guhozanya ku nkeke. Hari abagore barara barira, hari abagabo barara barira. Abo bose bakeneye umucyo wawe, kuko ijambo ryawe ari umucyo. Bamurikire, basange, biteho, bagenderere, bahe kumenya uburyo bakwiye kubaka ingo zabo, badashingiye ku muco, badashingiye ku migani, badashingiye ku magambo baragwa na basekuru babo, badashingiye ku mateka, ahubwo babane badashingiye kuri gakondo zabo. Turabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Naho ubutaha mu biganiro bizakurikira.